ubundi hari umwana w'umukobwa muhura papa, mugahura ukamugeza ku buriri ugiye gutangira gucumita, wareba umusundi we, wabona imishini umwana afite ukagira ngo ni imboro y'imbata. Ari abana bagira imishini imeze nk'imboro y'imbata. Kasuku rwose uradutenguha cyane. Ibi kuko ibintu burimo ni ibiki? Aho Jimmy ba naguhaze? Urakubaza nk'abafana bawe, aho Jimmy ba naguhaze? Ariyo hakudutenguha koko. Ya muri gym ukora siporo nushaka kujya urarayo nushaka nta n'ikindi kintu wemerewe kongera gukora. Ya muri gym nushaka kujya urarayo, ariko tukubona wabaye fit, umeze neza, uri umusore. Ibintu burimo bwikwiga uryagaguza, wariye duke, urwicaro uwo mubyibuho uba uri kubona uzawugeza he? Nta nubwo utekereza ati bizagenda bite. Turakwiyamye n'ibigambo uvuge bitameshe ubisubireho. Ujya udusetsa ariko ibi harimo ibintu ukora bikaducanga twe nk'abafana bawe. Twe nk'abafana bawe icyo tugusaba, jya muri gym, gabanya ubugogi. None ibintu burimo, turagusaba kujya muri gym, kava muri ibyo bintu urimo. Jya muri gym ukore siporo, ube umusore, ube fit, kwiga uryagaguza. Nta video ngo wakora ngo utari kuryagaguza ugira uti bona uwo mubiri wawe uzagira umunsi cyaturitse waruda. Abafana bawe kare ntabwo ibyo bintu byishimiye kungana. Bafiti nimba ujya muri gym ube nka Debeni, nka ba Bruce, igisura nyine kimeze neza gishamaje. Reba nkiba nk'icyo gitwa urwo rudigi umunsi rwamenetse, ubu ngubwo ntabwo uzateza umwuzure mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Nk'uko koko nk'iyo ndimenetse ntamva banza haba umwuzure Kigali yose wayisenya. Kasuku gira vuba ahubwo uri kudutindira, uragushaka wabaye fit umeze neza, kandi ibyo bigambo bitameshe nabyo bigabanye yo kujya kuri social media. Ubwo ngubwo nanjye ugiye kuza unyadukire utangire unuke. Bazakubwira ukora ibyo ushaka cyangwa ubireke. Abafana bawe turagushaka umeze neza, uri fit, va muri ibyo bintu urimo. Ibintu byo kurya nushaka kurya rimwe mu cyumweru kimwe. Turagushaka muri gym, uri gukora siporo. Ibintu urimo ni ibiki? Ibyo bintu byihorere papa. Ibyo bigambo nyamva ari ukunda kubivuga. Ibyo bintu byihorere papa byo kwirirwa uryagaguza. Ya muri gym iravuba kandi bikurikirane.